tubuvuke yavuzwe kuko usaba byinshi mubaze nanjye kandi unsubize ese warera utavutse ntibyashoboka ni nayo mpamvu umunsi nk'uyu nshimira Imana n'ababyeyi twaratamiye turiyongeza ariko noneho tugomba kujya tureba n'abana bagakoraho ariko mufite inkuru nziza. Ni inkuru nziza. Guhahirwa bazataha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Abo rwose barahirwa. Amen, amen. Amen. Twanezerewe natwe. Amen. Kuza kumva iyo nkuru. Basanze twiteguye cyane rwose. Yego. Yababare ababyeyi kuntu bambaye biteguye. Ese wagize ngo abo basa n'abamarayika bo twabashyira mu cyegeka. Baje kukwakira Yohana. Nyine ngo tuzakirwa. Yego. Ndabibona. Hanyuma mwabaye amahoro mu rugendo. Kandi yaduhaye icyifuzo. Imana nibafashe nibagenda imbere. Ikibazo twari dufite ngo kirabona umuti. Ibibazo twari dufite birabona ibisubizo. Ushinjagire mwishimye kandi nanjye nk'umubyeyi wanyu banyakiriye neza. Ahantu hari Imana. Araje sinde ya mwiza araje hanyuma muha amakuru mubwira ibyabereye aha. Reka nsaba bariya abasore bamuvike banyemerere Sophia yagiye hano hafi maze muramutse tegeka kumuha bariya abahungu batabanze kubavunyishaho. Sabaho uraho neza? Yesu ashimwe. Uranezerewe? Hanyuma rero tugiye kuganira batabyumva. Hari umuryango waje hano uyobowe n'umusaza witwa Yohana. Yatubwiye ko atari ubwa mbere hageze. Ayo makuru hari uwo ufite? Uruyafite? Yatubwiye ko azanywe no kugusaba. Yazanye itsinda rigari rirenze umugumwe. Harimo umusore witwa Mugesera wagushima. Yagusabye nk'uko umuco ubiteganya twamukosheje aradukwera. Atubwira ko kandi tumukundiye nawe ukabyemera. Twamuguha akagushyingira umuhungu we. Uyu munsi akagutwara. Wumva wagenda? Nyamara Yohana mwongera amasengesho. Dore umuryango twakumwereye twanagukosheje. Uremera kugenda
kugushyikiriza Yohana. Ntabwo abakobwa bacu ari nk'abandi babwira ati ndagukunda ati genda gukunza utaraza. Yego. Papa ngo itariki tubitinda ni saa 9. Yaradukunze umuryango. Ahubwo tumaze tumushimire. Niba mushimire arimo arabereka ubupfura. Arimo arabereka ubupfura. Burabereka ubupfura. Cyane rwose. Yarambwiye ko ibyiza ari uko mwazagaruka ubutaha. Ariko bumuhaye amashyi mbona aranyuzwe. Ngo atarakebuka ngo arebe himwe iryo hemba. Yego. Asanze ari bugingo. Bagira ngo wongere hirya kabiri. Yego. Ngarabona agiye atabagonorwa. Mumwongera amashyi, mumwongera amashyi. Utiki? Abyemeye. Ngo arabyemeye no. Hanyuma rero ndagira ngo umwanya tuhereze umuhungu. Ese urashaka kujya hafi nawe muramutse? Rwose cyamfasha. Nabonaga nubwo ushaje ukireba. Gacumbagira yagize ngo uriya iyo ugifite abagucumbagiza ukiriho. Uriya rero izina ni imbaraga kandi ya n'amaboko. Naje gusaba mu rugo rwanyu. Abahungu muraho neza. Iteka duhira. Amahoro mwana wa Sashimwe. Muraho cyane wa musirikari we. Iteka duhire. Muraho nyina waba. Amahoro. Hanyuma rero tatongere. Yohani Ndakumva. Umugeni wansabye. Yego. Twamukwemereye. Yego. Kandi umugeni nguyu. Ndamubona. Uramubona. Hanyuma rero nuko amaso yanjye ari ibirori. Ariko hari abandebera. Kandi ubwo nyiri muringaje. Yego. Urushye ntega amaboko. Nuko mbigira. Yesera we. Muhungu wanjye. Weho maso yanjye uziko geze mu zabukuru. Nari iminsi ndayiyongeza. Ariko bigeze nimwe mugomba kurwana urugamba gezeho bana. Ndishimye cyane mwakoze byinshi nigomwe byinshi kugira ngo nza uwomba yewe umuntu yiba si by'urugendo rwe hano ku isi ntabishyikire ni kenshi cyane Satana Rwanda ariko mana ukaturinda uturindire ibyiza kandi kuko ibyo utugenera ari byiza mbega ngurampa ibyiza byinshi ikibisumba warancunguye nanone umpaye umutware mwiza y'udushoboza tuzabana iwawe umuntu yiba si by'urugendo rwe hano ku isi ntabishyikire ni kenshi cyane Satana Rwanda ariko mana ukaturinda uturindire ibyiza kandi kuko ibyo utugenera ari byiza mbega ngurampa ibyiza byinshi ikibisumba warancunguye nanone umpaye umutware mwiza y'udushoboza tuzabana iwawe urugendo rw'ubusoreye mwe rujya rugora kurugendamo ababimenye
abakize arabubagira, nanjye ndishimye mana ubyumve, mu munsi nk'uyu ndishimye cyane, wankijije byinshi unankomeze muri urugendo ntangiranye n'umukunzi wanjye. Iwacu habe ijuru rito ryitegura kuzibera iwawe, umuntu yiba si iby'urugendo, twe hano ku isi ntabishyikire, ni kenshi cyane Satani arwana, ariko mana ukaturinda, uturindirije ibyiza kandi kuko ibyo utugenera ari byiza, mbega ngurampa ibyiza byinshi, ikibisumba warancunguye, nanone umpaye umutware mwiza, by'udushoboza tuzabana iwawe, nanone umpaye umutware mwiza, by'udushoboza tuzabana iwawe. Shimwe mu muryango wacu wa Nsabimana Emmanuel, yatwibarutse turi abana 6, ariko hano tuhahagaze turi abana 4, abandi 2 ubu ngubu nubwo bari hanze ariko imitima yabo iri hano. Duhagaze hano ngo dushimire ababyeyi bacu, turera turi abana 6 bakaturihira tukiga, twize mu mashuri bihenze, baremera barasonza, baravunitse bihagije, baravunitse bihagije, uko mutubona uko namwe muri ababyeyi muzi kurera icyo bivuze, nanjye narabyaye nzi icyo kurera bivuze, kurera biravuna, baratureze bihagije, Imana ibaha umugisha, ntabwo twabona uko tubashimira, ariko papa na mama mubyumve mu izina rya Ngutetse Solange, Nsanzifurerize, Iraguha Sophia, Nsengiyumve Dimo, Niyongira Clementine na Musengamana Didiane, ndetse benshi Imana yaratwubakiye yaduhaye n'imiryango, ndetse n'imiryango yacu badutumye ngo tubashimire. Mwarakoze, Imana ibaha umugisha, nta kindi twabifuriza, kandi sinzababure mu gitondo cy'umuzuko. Nibyo nababwira, iyi ni impano ntoya ariko ivuye ku mitima y'abana mwibarutse. Imana ibaha umugisha. Amashyi menshi cyane, kuko ariya ni icyo bita santima cyangwa amarangamutima, ni ibyishimo umuntu aba yagize. Burya abantu bishima kwinshi, hari uwishima akarira, hari uwishima agaseka cyane birenze, ariko rwose turishimye. Kandi ndabinginze ababyeyi, namwe abana banyu mu gitaramo nk'iki ngiki bazabatake, batatse ababyeyi babo. Ese wa mubyeyi we, aho wawe mubo bataka wazamo cyangwa buri wese, reka dushyira entre parenthèse ubya Giyome, buri wese yisubiriza. Ndagira ngo rero babahe ifoto, nibamara kubaha ifoto bitonze, noneho rero mwamfuramo.